Village Urugwiro, inyubako y'amateka akomeye mu Rwanda. Village Urugwiro ni inyubako yubashywe kuva icyubakwa kugeza n'ubu. Benshi tuyirebera kure kubera icyubahiro tuyigomba n'ibiro bicurirwamo icyerekezo gitumye u Rwanda ruba ubukombe, ikaba isoko y'amahoro aduhesha ibikombe mu mahanga. Ni inyubako y'amateka kuko abagera kuri 50% by'abanyarwanda bariho bavutse iriho, iganje ku Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho imaze imyaka 44. Yubatswe mu 1975 n'umuryango wahuzaga ibihugu bya Afurika cyane cyane ibyakolonijwe n'Ubufaransa n'ibikoresha igifaransa, Organisation Commune Africaine Malgache OCAM. Yubatswe mu 1975 n'umuryango wahuzaga ibihugu bya Afurika cyane cyane ibyakolonijwe n'Ubufaransa n'ibikoresha igifaransa, Organisation Commune Africaine Malgache OCAM. Uwo muryango kuri ubu wazimye. U Rwanda rwawinjiyemo mu 1965. Mu 1975 nibwo rwari kwakira inama yawo yagombaga kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 15. Byari ihurizo rikomeye ku gihugu nk'u Rwanda. Cyari gifite hoteli nke zitwa ko zikomeye na Milikoline na diplomate zari zigezweho icyo gihe, ariko zifite ubushobozi bwo kwakira abashyitsi baringaniye. Inyubako za mbere za Village Urugwiro zubatswe ku mafaranga ya OCAM, nk'uko Rucagu Boniface, umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye, yabivuze. Inama ya OCAM irangiye, inyubako za Village Urugwiro zeguriye leta y'u Rwanda nayo izinduramo hoteli yakiraga bifite muri ibyo bihe. Nubwo Village Urugwiro yabaye hoteli, mu gihe u Rwanda rwabaga rwakira inama zikomeye, yakomezaga kwifashishwa mu kwakira abashyitsi ba leta. Urugero ni tariki ya 21 na 22 Gicurasi 1979, ubwo u Rwanda rwakiraga inama ya gatandatu ihuza Ubufaransa na Afurika, yanitabiriwe na perezida wari uyoboye Ubufaransa icyo gihe, Valéry Marlene Georges Giscard d'Estaing. Mbere y'uko inama iba, Ubufaransa bwari bwatanze amafaranga yo kwagura Village Urugwiro no kuyivugurura kugira ngo ijye ku rwego rwo kwakira inama ikomeye nk'iyo, nk'uko biri mu nyandiko z'ibanga za ambasade ya Amerika mu Rwanda muri icyo gihe zashyizwe hanze na Wikileaks. Uwo mwaka nabwo hubatswe Hotel Novotel Umubano, Marasa Umubano Hotel kuri ubu, nabwo ku mafaranga yari yatanzwe n'Ubufaransa. Rucagu avuga ko nyuma yo kwagura Village Urugwiro yasigaye igizwe n'inyubako appartement zisaga 20 zirimo amacumbi agezweho, ibyumba by'inama n'ibindi. Juvenal Habyarimana amaze gufata ubutegetsi mu 1973 yahise asesa inteko nshinga amategeko. Yongeye kubisubizaho mu 1981, abadepite ba mbere 70 b'izibacyuho batangira imirimo mu 1982. Kubera ubuke bw'amacumbi muri Kigali, leta yemereye buri mudepite icumbi muri Village Urugwiro, dore ko benshi babaga baturuka mu bice bya kure badashobora gukora bataha iwabo. Mu 1983 habaye amatora y'abadepite. Rucagu Boniface aba umwe muri abo. Ubwo yatangiraga imirimo ye mu 1984, nawe ahabwa icumbi muri Village Urugwiro. Umudepite yahabwaga icumbi gusa, ibyo kurya akimenya. Rucagu avuga ko mu badepite 70 abasaga 40 babaga muri Village Urugwiro kuko babaga baturuka mu bice bya kure. Uwabaga yifitiye inzu i Kigali yayibagamo leta ikamugenera amafaranga y'icumbi. Urucagu ati uwabaga yifitiye inzu ye bamuhaga amafaranga ariko babanje kubyanga, bavuga bati kuki mushaka kurara mu nzu zanyu kandi twarabageneye iza leta. Baraburana ariko byaje gukemuka nyuma. Icyo gihe abadepite babamo inzu zasagukaga zakomezaga kuba ibyumba bya hoteli bisanzwe, abashaka kubiraramo bakaza kwishyura. Nubwo hari hoteli n'amacumbi y'abadepite, Perezida Habyarimana nawe yari yarashyize ibiro ariko akajya bizamo rimwe na rimwe kuko ibiro bye nyamukuru byari mu mujyi rwagati, aho hubatse ibiro by'umujyi wa Kigali ubu. Rucagu ati iruhande rw'izo nzu haruguru y'ahahoze reception niho hari ibiro by'umukuru w'igihugu. Muri izo nzu zose ahagana ku rwinjiro rero yarafashemo inzu y'ibiro bye, izindi zose zigakomeza kuba hoteli. Yari ibiro bye bya kabiri, yazagamo nka rimwe cyangwa kabiri mu kwezi. Buri nyubako appartement muri izo zari zigize Hotel Village Urugwiro yabaga ifite icyiciro runaka ibarizwamo. Rucagu habaye igihe cy'imyaka 10 ari umudepite, avuga ko buri nyubako yabaga ifite ibyumba bitatu, ni ukuvuga A, B na C. Cyumba A cyabaga gifite ibyangombwa nkenerwa byose birimo uruganiriro, uburiri, ubwiherero, igikoni, harimo na frigo n'ibindi. Kikaba kigenerwa umukuru w'igihugu mu gihe habaye inama cyangwa undi muntu wo ku rwego rwo hejuru waharaye. Hafi y'icyo cyumba nyamukuru habaga ikindi bise B, kikararamo umuganga w'umuntu mukuru waraye muri A. Ni ukuvuga ko niba haraye perezida, muri B hararaga umuganga we, naho muri C hakarara abarinzi be. Mu gihe habaga habaye inama zikomeye, abadepite bari barahawe amacumbi muri Village Urugwiro basabwaga kuvamo bakazagaruka inama yarangiye. Rucagu ati batumenyeshaga mbere y'ukwezi, tukavamo bakahakoropa, bakahasukura, bakavanamo umwanda wose, tukazagaruka baragiye.
ubwo mu mirimo y'inteko twariyiranjaga. Village Urugwiro yakomeje kuba hoteli kugeza mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside imaze guhagarikwa muri Nyakanga mwaka leta y'umwe imaze kurahira, Village Urugwiro aho kuba ibiro bidahoraho by'umukuru w'igihugu ihindutse ibiro byuzuye by'iminsi yose by'umukuru w'igihugu kugeza ubu. Ndabashimiye. Inganje y'u Rwanda ije kubatekereza ibyo mu Rwanda rwa kera kugira ngo murusheho kumenya icyo muri cyo. Ndabasaba gukora subscribe.